Iyi ngiyi ni YouTube channel Bwiza TV, aho tugiye kubagezaho akamaro ko gufata tungurusumu ndetse nuko ukwiye kuyikoresha ndetse kandi n'abatemerewe kuyikoresha. Kora subscribe ubundi ujye ubana natwe urushaho kugenda ubona inkuru zacu zitandukanye. Buriya ngo tungurusumu ni igihingwa cyo mu bwoko bw'ibitunguru, ikunzwe cyane kurangwa n'impumuro ikomeye kandi imara igihe kuwayiriye. Tungurusumu kandi buriya igira intungamubiri nyinshi kandi benshi bayikoresha mu rwego rwo kwivura indwara ndetse no kuzirinda. Nubwo tungurusumu ari ingirakamaro burya bwose, ariko hari n'abantu batemerewe kuba bayikoresha bitewe nuko ubuzima bwabo buhagaze. Tugiye kurebera hamwe akamaro kayo ndetse n'ukwiye kuyikoresha ndetse n'uburyo ikwiye kuba yakoreshwa. Buriya muri tungurusumu ikungahaye cyane ku ntungamubiri nyinshi kandi z'ubwoko bwose, ziganjemo za vitamine, imyungungu ndetse n'ibitera imbaraga. Muri garama 28 za tungurusumu mbisi harimo intungamubiri zo mu buryo bukurikira: harimo ibitera imbaraga, proteine, amavitamine B1, B2, B3 na B5, B6 na B9 hamwe na vitamine C. Harimo kandi n'imyungugu ya calcium, ubutare, magnesium na phosphore na potassium na sodium ndetse na zinc, ariyo ifite hejuru ya 20% y'ibikenewe ku munsi. Ndetse kandi muri tungurusumu hagaragaramo igarama rimwe rya fibre rifite ubushobozi bwo kuba ryarwanya kanseri. Buriya ngo tungurusumu yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko kurya tungurusumu buri munsi mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri 12 bigabanya cyane ibyago byo kuba warwara grippe ku kigero cya 63%, ndetse kikagabanya igihe wamara urwaye grippe ubaye wayifashwe. Bivuze ko niba grippe uri kwimarana iminsi 5, ushobora kuba wayimarana iminsi igera kuri 2 n'igice cyangwa se umunsi umwe gusa. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya National Center of Biotechnology cyo muri Amerika mu mwaka wa 2001. Abashakashatsi berekanye ko buriya gukoresha tungurusumu bigabanya umuvuduko w'amaraso. Si ibyo gusa kandi, dore ko tungurusumu igabanya urugero rwa cholesterol mbi iri mu mubiri. Buriya ibinure bya cholesterol mbi nabyo ni bimwe mu bitera umuvuduko munini w'amaraso, kuko byiyomeka ku mitsi bikabuza amaraso gutembera neza. Buriya ngo gukoresha tungurusumu bigabanya cholesterol mbi mu mubiri ku kigero cya 15%, kandi nigira icyo itwara cholesterol nziza iri mu mubiri ikeneye mu gukora vitamine D. Ikindi kandi buriya tungurusumu irinda indwara zo mu busaza. Iyo ufashe ka tungurusumu ugera mu busaza bwawe ukaba ufite ubudahangarwa bwo kuba wakwibasirwa n'indwara zo mu busaza. Tungurusumu kandi ifasha kwirinda kanseri. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2014 bwerekanye ko buriya kurya tungurusumu bigabanya ibyago byo kuba warwara kanseri y'igifu ndetse na kanseri yibasira igitsina gabo ya prostate. Kandi buriya ngo tungurusumu ni nziza cyane ku bakinnyi, dore ko ibongerera imbaraga. Gukoresha tungurusumu uri umukinnyi bituma uhumeka neza mu gihe wirukanka kandi amaraso agatembera neza, bityo bikanongera umusaruro. Kandi byanagaragaje ko tungurusumu igabanya umunaniro waba watewe no kuba wakoze sport. Kandi nk'uko twabibabwiye tujya gutangira, hari abantu badakwiye kuba bakoresha kuri tungurusumu. Umuntu wese uri kuva amaraso yakomeretse cyangwa se kubera indi mpamvu z'uburwayi, cyangwa se abaye ari mu mihango, impamvu nuko tungurusumu ituma amaraso akomeza kuva ari menshi. Byumvikane ko rero umuntu ufite ikibazo cyo kuba yakomeretse cyangwa se afite ubundi burwayi butuma ava amaraso,
cyangwa se ari mu mihango ntabwo yemerewe kuba yakoresha tungurusumu kubera yuko ishobora gutuma amaraso ava ari menshi. Umuntu witegura kuba yajya kubagwa buriya ngo ntaba yemerewe kuba yafata tungurusumu mu gihe kingana n'ibyumweru 2, dore ko ashobora kuba byatuma atakaza amaraso menshi mu gihe arimo arakorerwa operasiyo yo kubarwa. N'umuntu ufite uburwayi bw'umwijima ntabwo yemerewe kuba yareba kuri ka tungurusumu, ndetse yewe n'umuntu urwaye diare. Umugore wonsa nawe ntabwo yemerewe kuba yafata kuri tungurusumu, dore ko impumuro yayo ishobora kuba yajya mu mashereka maze umwana akanga konka. Abantu bafite umuvuduko muto w'amaraso ntibemerewe gufata kuri tungurusumu kuko tungurusumu ishobora kuwugabanya kurushaho. Iyi ngiyo yari YouTube channel Bwiza TV, tugushishikariza gukora subscribe ukazajya ubona video zacu zirimo ubutumwa zikwigisha umunsi ku munsi.